Ishime urukundo mukomeje kutwereka kuri our platform. Turimo gusatira abantu bagera ku 1000 abakurikira our platform. Gusa umusanzu wawe urakeneye kugira ngo nawe by'umwihariko ndetse n'abandi bose dushire hamwe ubone no dukora iyi platform. It's a youth platform. It's a platform of youth. It's a platform of content. Uyu munsi tugarutse muri table update aho tukurebera icyumweru cyarangiye, tukareba inkuru z'ingenzi zavuzwe, inkuru za trendinze, inkuru zaranze social media, inkuru zaranze ibinyamakuru, inkuru zaranze amateleviziyo atandukanye ndetse n'inkuru zihariye imitima y'abantu. Today we have numbers of topics. Tuba dufite entertainment, inkuru eshanu zaranze icyumweru, tukaba dufite inkuru eshanu zo muri sport zaranze icyumweru, tukaba tugufitiye nanone indirimbo eshanu zo muri Afrika zakunzwe cyane cyangwa se za trendinze zasohotse muri icyo cyumweru, tukaba tugufitiye kandi indirimbo eshanu z'inyarwanda za trendinze zakunzwe zavuzweho cyangwa se zasohotse muri icyo cyumweru. So we make it happen. Have the following hasi ubundi noneho ukande like, ukande subscribe, ukande comment, ubundi noneho uduhe igitekerezo cyawe. It's today, it's a Monday. Gusa birashoboka ko wabona ikiganiro atari Monday because kiba kiri live. So nimba dukunda hirya no hino, it's your turn, it's your live, it's your day kugira ngo dufollowing. Nk'ibisanzwe reka dutangire like this. Yepo dutangira neza cyane twifuriza abantu batandukanye, tukavuga ngo abo bitagenze neza, abari mu bitaro, abarwaye, twizera ko Imana cyangwa se abizerera mu mwana hari icyo yazabakorera ejo cyangwa ejo bundi abikagenda neza. We hope ko ibintu byose bijya birangira, ibyiza bikaza ndetse n'ibibi bikaza, gusa muri byose twizera Imana ko ariyo ishobora byose. And then iyo tuvuye kuri ibyo ngibyo tuba twizeye neza ko ejo cyangwa ejo bundi ushobora kuza utubwira ati byagenze gutya, hanyuma naho tukaza n'inkuru yacu y'umunsi, inkuru y'akabaro. Tudufite nk'imwe ishobora kuba yarabaye iy'akabaro cyangwa se yararanze icyumweru itarishimiwe cyane anabakoresha cyangwa se n'abakurikira entertainment. Ni icyumweru cyavuzwemo inkuru y'umuhanzi wo muri Uganda witwa Jose Chameleone. Jose Chameleone wagiye muri Amerika agiye mu birori by'umwana we, hanyuma noneho bikarangira agezeyo akaremberayo. Ibi byatumye nanone atabarizwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, bisaba ko noneho bakora icyo bita kumufasha kuvuzwa cyangwa se wenda gutanga amafaranga bakavuza Jose Chameleone. Jose Chameleone ni umuhanzi wamenyekanye cyane mu ndirimbo zitandukanye, cyane cyane mu Rwanda mwaramukunze cyane. Ni umuhanzi wagiye umenyekana mu ndirimbo zibyinitse ku rwego rwo hejuru, cyane cyane muri Uganda cyangwa se East Africa. Jose Chameleone yari afite igitaramo azakorera USA, cyanahagaritswe bitewe n'izo mpamvu z'uburwayi. Twihanganishije Jose Chameleone ndetse n'abamurwaje, tumwifurize gukira, asone, atubone imiziki itandukanye, atubone yitabira ibitaramo. It's a table update, and then follow us, liking us, and then we come with the second topic. Alright, kugaruka n'inkuru zacu zitandukanye ntabwo twabura kuvuga ku cyumweru cyashize ndetse n'icyakibanjirije mu mpera z'icyabanjirije icyumweru cyashize. Of course, nimba uri mu Rwanda, nimba uri i Kigali, nimba uri Musanze, nimba uri mu ntara zitandukanye, nimba uri Rubavu, wamenye ikintu bita cyangwa se iserukiramuco bita Kivu Fest. Kivu Fest niryo serukiramuco ryavuzwe cyane muri iki cyumweru. Nicyo gitaramo cyavuzwe cyane guhera ku wa gatanu cyangwa se mu mpera z'icyumweru cyabanjirije icyo dusoje kugeza ku munsi wa gatatu cyangwa se Wednesday, aha abanyakigali benshi cyane bagarukaga mu kazi. Ni igitaramo cyaranzwe n'iminsi itandukanye. Ku munsi wa mbere aho twabonye abahanzi batandukanye, hari umuhanzi witwa Chris Easy, umwe umenyerewe cyane mu gukundwa n'urubyiruko cyane mu Rwanda, aida mu buryo akoramo videos butangaje cyane, uburyo akoramo live ze, uburyo aririmbamo, uburyo aperforminga. He's good, he's nice
perform. So nk'ibisanzwe rero yari yasuye cyangwa se yari yagiye mu gitaramo Kivu Fest ndetse asusurutsa abantu cyane mu ndirimbo zitandukanye nk'amashu yakunzwe cyane, of course ntabwo yabura gukundwa, indirimbo nk'inana ndetse n'izindi zose yaririmbye. Umuhanzi Chrisizi ajya ku rubyiniro yaserikuwe n'inkumi zari zambaye bitangaje, twabyita byiza cyangwa se twabyita kuberwa. Ababyinnyi batangaje cyane, habonetsemo umubyinnyi witwa Jojo Breezy umenyerewe cyane mu kubyina mu ndirimbo ze ndetse n'ahandi hose. Uyu muhanzi Chrisizi yaririmbye neza cyane, abantu baramwishimira ndetse bigenda neza cyane. Si Chrisizi gusa ndetse hamanutse n'uwitwa Kenny Solo twavuzeho mu cyumweru cyacu cyangwa se muri EP yacu yabanje kuri album ye. Kenny Solo nanone byagaragaye ko yishimiwe cyane n'abanyarubavu cyangwa se n'abanyakigali cyangwa se n'abanyarwanda bari bagiye muri Kivu Fest. Uyu Kenny Solo yakunzwe cyane mu ndirimbo yitwa Haso kubera ko yayigezeho na niyo yazamukiyeho ajya kuri stage. Yarazamutse ayiririmbye abantu bose baratabaza. Ni indirimbo nziza, ni indirimbo iryoheye amatwi ku buryo buri wese yaba ari uwanywa agacupa cyangwa se wenda ari uri soba arayishimira rwose. It's a hustle. Kenny Solo nanone yaririmbye izindi ndirimbo zitandukanye, biza kurangira nyine atwaye umwanya muto ava ku stage abantu batamwishimiye. So it was nice. Yari Kivu Fest, abantu bishimiye cyane, abanyakigali dore ko wenda benshi cyane bari babonye ibintu bitandukanye. It was a very nice. Ni igitaramo cyaranzwe cyane no kwishima dore ko abantu benshi bari mu karuhuko, ntabwo batekerezaga akazi, kuvuga ngo urumva twa turi mu minsi y'amakonji, Liberation Day, Independence Day. So byarahuriranye hanyuma abantu barenjinga koko bararyoha. So it was that, and ibyo nibyo muri make byaranze umunsi wa mbere wa Kivu Fest. Then ku munsi wa kabiri ntabwo twabara kuvuga ku bintu by'ingenzi byaranze umunsi wa kabiri. Mu munsi ahari yategerejwemo abantu b'ingenzi. Uwa mbere yitwaga Kivumbi King, Kivumbi waririmbye, yes, akishimirwa n'abantu, yari mu ndirimbo zitandukanye. Indirimbo zirimo Yarampaye ni indirimbo yakunzwe cyane n'abantu. Aririmba indirimbo Namumena amaso yo ni indirimbo buri wese yakumva cyane cyane isanzwe iri mu matwi y'abantu ku buryo bashobora kuyumva ukayishimira mu buryo bwari bwose. Kivumbi King yaragiye amara umwanya muremure ku buryo abantu bategereje abandi bari bamukiye kubera ko iki gitaramo kandi cyari gitegerejwemo uwitwa Black Diamond yarategerejwe amaso ahera mu kirere. Ni kimwe mu bintu nyine byababaje abantu, of course bari bagiye muri Kivu Fest, ntabwo byabura, of course abantu barababaye, ariko still yes barishimye, bishimira Kivumbi King n'abandi bose, aba DJs barahanyujije, barabyinnye karava. So that was a Kivu Fest. So hari utuntu tw'ingenzi twaranze Kivu Fest ndetse cyangwa se iyi minsi tudasanzwe. Byavuzwe ko muri Rubavu cyangwa se mu mujyi wa Rubavu cyangwa se ku mucanga, kubera ko ni igitaramo cyabereye, ni ibitaramo byabereye ku mucanga. Inkuru ya mbere yari ukubura kw'amacumbi, of course abanyakigali bose bari bamanutse, abanyarubavu abahe bose, abanyamahanga bose bari bamanutse abagiye ku mazi. So ntabwo byari kubura ko amacumbi abura, amahoteli, inyenyeri 5 of course zose zari zuzuye ku buryo wagendaga abantu bamanukanye imodoka zabo, abaraye mu modoka. So it was nice. Byagaragaye ko ari ikintu nyine abantu bose bari bitabiriye. Kivu Fest y'uyu mwaka yagenze neza cyane, yagenze neza ku buryo abonaga ko buri muntu wese ku maso yabaga yishimye iki cyose. So ni ukuvuga ngo byagaragaye ko abantu bose bo muri Kigali bari bamanutse, benshi ntabwo twavuga bose of course, ariko urubyiruko nyamwinshi rwari rwamanutse, rwigereye ku mucanga, rwari rwagiye gufata agacupa. Ni igitaramo cyaranzwemo inzoga ziganjemo iza Skol. So abantu baranyweye bararyoherwa, bagafata agati byose bakajya ku mazi abakanywa. So I hope ko the main things byaranze iki gitaramo, ibi bitaramo bitandukanye. So it was that gusa ntabwo twakwibarirwa ko hari ibinyamakuru byinshi bitandukanye, bimwe na bimwe bikaza bigatebya bivuga ko udukingirizo mu mujyi wa Rubavu twari twabuze bitewe n'urujya n'uruza rw'abantu, of course bafite abakunzi iki, urumva ibyo byose ntabwo byabura. Cyari igitaramo, cyari enjoyment. So it was that was a Kivu Fest. Niba utarayibonye wajya ku YouTube channels atandukanye, wajya ku ma platform atandukanye, wareba ama videos, wareba buri kimwe cyose cyaranze iriya minsi. It was
was really nice. I hope akawishime iyi nkuru and that subscribing to us reba munsi ukande no ukazogera uduhe comment uduhe like and then we come with another topic. It's a table update. We talk updates. We talk weekly trends. We talk headline stories. Yep, for the topic, uri muri Kigali, uri mu Rwanda cyangwa se uri ahandi hatandukanye, following platforms zo mu Rwanda, ukunda entertainment yo mu Rwanda, ntago byagutungura kumva ngo iyi nkuru yabaye trend kubera ko yagiye igaragara mu binyamakuru bitandukanye. So natwe ntago twayisimbuka. Ni inkuru y'umunyakenya yitwa Bahati. Ni umuhanzi ukomeye cyane, ni umuhanzi wakoranye indirimbo na Bruce Melody, umwe mu bahanzi bakomeye cyane ndetse uri imbere mu bakomeye mu buryo aririmbamo, mu buryo akoramo, mu buryo indirimbo ze wenda ziba zikunzwe. Bruce Melody mu gushyira hamwe n'umuhanzi witwa Bahati wo muri Kenya, so bakoranye indirimbo yitwa Diana. Reka tubanze tuvuge ku historia. Nubwo ngo iyi ndirimbo Diana yabanje gusibwa kuri YouTube, yarapoding, of course yarakozwe. Bruce Melody ashira make aririmba, of course indirimbo yari Bahati, indirimbo yitwa Diana yitiriwe umugore we, yes, wa Bahati witwa Diana. So iyi ndirimbo yagiye hanze, igeze hanze bitewe ngo bavuga ko bitewe n'ubwumvikane buke bwabaye ku ba promoters, ku ba managers, kuri company zikora imiziki, byasabye ko bayistrikinga kuri YouTube. Gustrikinga kuri YouTube ni ukuvuga ngo bareba ikintu kituzuye, ushobora kuba wenda warafashe content z'abandi cyangwa se wenda ukajyana indirimbo itari yawe ugashyiramo uburyo butari ubwawe wenda wacuranzemo, so bagombaga kuyisiba ikavaho. So uyu muhanzi nanone bakiyisiba yagerageje kuyishyira kuri platform y'umugore we, ndene nabyo biranga. So byasabye ko nyine bitwaraho iminsi irenga umwe kugira ngo indirimbo izongere igaruke kuri platform. So indirimbo ikigaruka kuri platform ni indirimbo yahise ikundwa cyane ku buryo mu gihe gito, mu gihe cy'umunsi umwe indirimbo yarengeje abantu bagera miliyoni views. So batangira kuvuga ngo aba bantu baguze views, ndetse bavuga ko wenda na Bruce Melody yagizemo kugira ngo agure views. But then this was a nice song. Ni indirimbo nziza, indirimbo yagaragaye ko yakunzwe mu Rwanda cyangwa se muri East Africa. So byasabye ko aba bahanzi babiri bose bakora promotion. Of course iyi ndirimbo uyisohoye hanze cyangwa se n'ibindi byose ugomba kubikorera marketing, ugomba kumenyekanisha ahantu abagomba kuyumva. Of course Bahati ni muri Kenya, so yagombaga kuza mu Rwanda, gusa biza kuzamo ikibazo aratinda. So then yaje igihe cyarageze nyine muri iki cyumweru bishyira ku wa kane, I think so, nimba nibuka neza, niho yaje mu Rwanda yakirwa neza, yakirwa n'inkumi zo muri Kigali. Of course zimwe zisanzwe zijya kwakira abantu ku kibuga, nyine zisa neza, zimuhereza indabo nk'uko bisanzwe. So yaraje azenguruka ibinyamakuru bitandukanye aganira na Bruce Melody. Mu by'ukuri byagaragaye ko uyu muhanzi ni inshuti ya Bruce Melody. Bruce Melody ukunzwe kuvugwa cyane muri East Africa. Ntabwo ugiye kuvuga umuhanzi w'umunyarwanda uzenguruka cyane muri East Africa, Bruce Melody arimo. Bruce Melody mu nkuru yacu yabanjije iyi ngiyi muri update y'icyumweru gishize twamuvuzeho. Ndakeka ni umuntu nyine uhora mu binyamakuru kubera udutenda bafite ibiki byose. So of course nyuma yo kumenyana na Harmonize, bivuga ko Harmonize ari we wahuje uwitwa Bahati na Bruce Melody. Arababwira atoke, you guys mushyire hamwe twubake umuziki nyafurika, umuziki wo muri East Africa, umuziki ukomeye buri wese ashobora kuva ahantu runaka akajya ahantu runaka. So ni umuhanzi uri humble, byagaragaye bitewe n'uburyo yagiye azenguruka mu binyamakuru bitandukanye. Ni umuhanzi byagaragaye ko still afite other projects, afite project zo mu Rwanda agomba kubakorera. Mu binyamakuru yatangaje ko we ku giti cye yatangaje ko yagiranye ibihe byiza na Element bahuye bakumva sounding, bakumva umuziki wo mu Rwanda, uburyo ukorwa, uburyo ugenda, uburyo ucuruzwa. So agira iyo ideas ku buryo byagaragaye ko ashobora kuzagaruka still agakorana n'abandi banyarwanda batandukanye, bagakorana umuziki, bagakorana
nyine bagakorana imishinga itandukanye. So Bahati akigera mu Rwanda of course yagiye kuri nyamakuru bitandukanye, ajya gusura urwibutso rwa Kigali ku Gisozi rushinguwemo abazize jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. So asura ahantu hatandukanye, agera Arena of course ari kumwe na Bruce Melody. Abantu batangiye kwibaza Bruce Melody still aracyari chef wa Arena. Of course muribuka igihe cyashize Bruce Melody byagaragaye ko hari imishinga yarafitiye muri Arena, baza kuvuga ko wenda byarangiye. So bazengurutse muri Kigali, bagera ahantu hatandukanye. Byari byiza ku nkuru yabo tugendeye tugerageje wenda Bahati asura ibinyamakuru bitandukanye byo mu Rwanda, yabajijwe ukuntu asabana na Bruce Melody, kubera ko bivuga ko Bruce Melody byakunzwe kuvuga ko wenda atazi ururimi rw'icyongereza. Abantu bakabyumva ntabwo yagira. Gusa mu binyamakuru byagaragaye ko Bruce Melody azi ururimi kubera ko interpretingaga, yaravugaga bakaganira, which was good. And then aza kubazwa ko ese koko Bruce Melody hari indi mishinga. Byagaragaye ko bafitanye izindi ndirimbo muri Sudan, byatangaje abantu cyane muri Sudan. So n'umuhanzi byavuzwe ko yigeze kuba umugospel, yaririmbye indirimbo za gospel, gusa aza kubivamo. Avuga ko umuziki muri rusange ari industry ya business, ni business kuza muziki n'amafaranga of course, nkuko wagenda ugacuruza ukajya mu zindi business zitandukanye, enterprise zitandukanye. So it was really that ni mu nkuru yavuzwe cyane. Birashoboka ko wenda abantu batayikurikiye wenda ku bindi binyamakuru bitandukanye, ku zindi social media, ku zindi platform, but here I would do it. Twakoze summary and that was it. And let's meet for another topic. What is that? Yes, of course, nimba wari mu Rwanda still nanone ntabwo waba utarabonye iyi nkuru, but before yuko tubivuga, make sure ko wakoze subscribe. Biratangaje cyane kuba twabona views nyinshi, kuba twabona like nyinshi, but subs ziri nkeya. So kanda subscribe, ndabizi neza ko araba ari support iteye ubwoba, araba ari support nziza, of course turayishimira. So of course muri iki cyumweru twabonye uwitwa cyangwa se wavuzwe cyane n'uwitwa Davido. Ni umwe mu bahanzi bamaze nk'ibyumweru bitatu abiharira imbuga nkoranyambaga, biharira ibitangazamakuru. Of course nyuma yo gusohora indirimbo Bermuda yakunzwe cyane of course, gusa ikazamo saga yo gusibwa nanone nkayo nk'imwe twavuze ya Bahati Diana yakuye kuri YouTube. Gusa nayo nyuma yaje kugira kugaruka ku rubuga rwa YouTube, hazamo saga zo kuvuga ngo element yajemo muri izo saga. So gusa byararangiye, indirimbo ya trendinga, indirimbo yakundwa mu bantu. Gusa igitangaje cyajemo ni uburyo yagaragayemo mu ifoto idasanzwe. Ni ifoto yagaragaye nkuko muyireba yagaragaye uyu muhanzi kera cyane, sinabyita kera, gusa ni nko mu buto bwe, cyangwa se wenda atari yagafata, reka dukoresha iyo mvugo, atari yafata imihanda ngo ayigiye gutya. Gusa Davido ni umuntu wagaragaye ko ni umuntu uzi gutwika, ni umuntu uzi gutigisa imbuga nkoranyambaga, ku buryo buri wese avuga ati namubonye uyu munsi ni Davido uri kuvuga. So ntabwo twamusimbuka rero twamuvuze, ni Davido wagaragaye ashimisha abanyarwanda mu buryo yazanye icyo bita ifoto cyangwa se imyifotoreze idasanzwe, ku buryo buri wese ahita yifotoza nka gutya. Murabona amafoto atandukanye cyane, ni gutya bigenda, ni gutya byagenze. Umuhanzi Davido akora icyo bita influence ni ukuvuga ngo hari icyo yazize mu bantu, ku buryo umuntu wese usohotse hanze avuga ati okay, reka nifotoze nka ya foto nk'iya Davido. So ni poster cyangwa se uburyo bwo kwifotoza bwa trendinze cyane muri ibi byumweru bibiri cyangwa se mu cyumweru cyashize. But then inkuru yatumye tumuzana muri our update ni yo kwishushanyaho tatouage
cyangwa se tattoo ku mubiri we y'umukunzi we w'umunyarwandakazi ariko uba i Burayi. Ni umukunzi we witwa Umutoni Isabel. Umutoni Isabel ni umukunzi we yiyanditseho ku kuboko, of course, ku bice by'umubiri. So bigaragara ko ari mu rukundo, aranezerewe, so aramukunda, of course. Ntabwo ushobora kujya kwishushanyaho umuntu nta affection cyangwa se nta rukundo umufitiye. So Davido ndakeka ni umwe mu bantu bazi gutwika, ni umwe mu bantu bazi gutigisa, kubera ko iyo akoze akantu nyine buri wese aba agomba kukamenya. So kuri fanboy, ku mujama w'aba baby niko twabivuga nkuko asanzwe yita. So ni umuntu ukomeye cyane, azwi mu ndirimbo zitandukanye cyane, indirimbo zitandukanye abantu bagiye bakundwa cyane. So tutamuvuza muri iki cyumweru, andabizi mwaduha comment ivuga kubera ko utavuze kuri Davido rero twagombaga kumuvuga, and that was it. And uramutse wenda ushaka indirimbo nshyashya iri kuri YouTube, urandikamo Davido Shanboy and ujye kureba indirimbo ye hanyuma uyikunde, and then numara kuyikunda uze natwe ukunde ibyacu. I will promote, we make things happen. It's a platform of youth. Reka tujye ku yindi nkuru. Inkuru yacu dusimbukiraho ni yitwa Davido. Davido ni umwe mu bantu bakomeye cyane muri Afurika, Nigeria ikomeye cyane muri Afurika, wamenyekanye cyane mu ndirimbo zitandukanye. Indirimbo zirimo Unavailable, of course, abantu barayikunze cyane. Yitwa Electricity, nayo ni indirimbo ye Davido yakoze. Yitwa Haya yamenyekanye cyane mu gikombe cy'isi cy'umwaka ushize, cyangwa aririmba afatanya n'abandi bahanzi batandukanye. So uyu Davido mu kugaruka muri entertainment yacu cyangwa se mu kugaruka muri update zacu, ni inkuru imuvugwaho kuzuza inyubako yitwa Houston Toyota. Hey, iyi ni inyubako yakira abantu 19,000 byose bicaye neza batuje. So umuhanzi witwa Davido yaragiye arayuzuza ku buryo yitiriwe umunsi cyangwa se tariki ya 7 Nyakanga cyangwa se tariki ya 7 z'ukwa 7 ni umunsi uzaba waritiriwe Davido kubera ko yujuje iyo arena cyangwa se iyo nzu y'ibitaramo. Uyu Davido rero byatangajwe na meya w'umujyi wa Houston. So yes, ni ukuvuga ngo nyine bamuhaye umunsi nivuga ngo muri Houston bazajya bicara bavuga ati Davido yadukoreye ibintu. So Davido ni umuhanzi ukomeye cyane muri Afurika, ni umuhanzi ukomeye cyane ku isi, of course, ni umuhanzi ukomeye cyane ku buryo buri wese ashobora kwicara akavuga ngo Davido yakoze ibitangaza muri Amerika. So Davido, abamukunda, abakunzi be mu Rwanda, that was it. And then turn on there, I will come with a spot, a comment, like and subscribe. It's a table update. Yes, it's a sport, a time. It's a time of a sport. Guess what? We talk Europe, we talk football, we talk basketball, we talk everything. Today about headlines, today about trends. We are not analysts at all, but we try our best to making sure ko inkuru zaranze icyumwe utajya kuzishakira handi, ahubwo uzahangaha tukazikubwira. Tukurebera inkuru nyirizina. So nago tujya byinshi gutya na gutya, no. Gusa twakurangira aho ujya kureba, that's it. But ukagira some ideas ku buryo ahura n'umuntu mu nzira kubaza what is happening. Ahubwo okay, nowadays Barcelona imeze gutya na gutya, imeze gutya na gutya. So today in our sports headlines, in our sports updates, we have numbers of topics. Of course, hari ikipe ziri kuvuga cyane i Burayi. Iyitwa Manchester United nta gihagarara kubera ko iri gukora udutendo. Okay, I don't know, but imwe mu makipe afite amakuru menshi cyane ku buryo ushobora kugenda wajya kuri Sky Sport, wajya kuri Fabrizio platforms, wajya ahantu hatandukanye ukaba wabona buri nkuru yose. Ni Manchester United, ni Chelsea, ni Arsenal,
of course ni inkuru ziri gutrendinga cyane. So muri week uwitwa Mason Mount twari twamuvuzeho kuri update yacu y'ubushize tuvuga uburyo yasinye muri Manchester United. Yes, byabaye finalized ndetse ari yagaragaye ajya muri Carrington ajya gukora imyitozo n'abandi akora test iba successful akora buri kimwe, but the problem cyangwa se the headline of today is that yahawe nomero 7 which was somehow struggling. Aba legend barimo ba Ferdinand bande bose, aba legend barimo ba Wayne Rooney bose bagize comment batanga, bamwe bashima ati okay Mason Mount ni umuhanga, ni umusore ukomeye cyane, yatwaye Champions League, ni umwongereza, of course aradeservinga iyi nomero, aradeservinga iyi namba yo mu mugongo ya 7. So ni kimwe mu bintu byateye ku buryo nawe yaje inyuma akavuga ati okay for you this is my what this is my mission. Ndabizi neza iyi nomero cyangwa se iyi namba yambawe n'abantu batandukanye babakomeye cyane muri Manchester United, nomero yambawe n'aba legend, nomero yambawe n'abantu bakomeye cyane. So nanjye ndabizi mbe agaciro, that's why I'm on task. Avuga ko ari kuri task yo guhesha agaciro iyo namba, avuga ko ari kuri task yo kutazahemukira iyo namba. So Mason Mount mu mugongo 7 akinira Man U ni ikintu yes kitavuzweho cyane rumwe n'abantu, ariko still yes biri official, arayifite yambaye 7 mu mugongo nkuko mubibona. Ni Mason Mount wagaragaye ko ari interested, yakunze Manchester United, yarakiriwe, abantu baramukunda. But then reka tukubwiye abo bantu bambaye nomero 7 muri Manchester United ubundi ni bantu yes ni bantu kubera iki bateza ikibazo wajya kwambara nomero 7 ukumva nyine ufite ikibazo muri Manchester United. Of course nomero 7 muri Manchester United yambaye n'uwitwa Cristiano Ronaldo, ni umwe mu bantu cyane bazwi nyuma ya Messi mu kugira Ballon d'Or aza ari uwa 2. So urumva ni umunyabirwi guhera mu mwaka w'ibihumbi 2000 guhera mu mwaka wa 2003 kugeza mu mwaka wa 2009 yari umukinnyi wa Manchester United. So urumva kariyeri ye yari nziza, of course yagize ibihe byiza, ni umuntu wakoraga ibitangaza mu makufura, abantu ntabwo bamwibagirwa, abantu ba Manchester United ntabwo bakwibagirwa ibitangaza uyu mugabo yakoze, cyane ko na Ballon d'Or ya mbere yitwaye muri Manchester United. So urumva iyo nomero nawe uri umukinnyi umeze ute wayitinya? Of course uwo ninde? Ni Cristiano Ronaldo. That's why iyo nomero yateje ikibazo, cyangwa se iyo namba yo mu mugongo yateje ikibazo, ariko ifitwe n'uwitwa Mason Mount. Undi wa kabiri ni uwitwa Cantona wabaye muri Man guhera 1992 yaravuye mu kipe yitwa Leeds United. Abantu barayimenye cyane umwaka ushize, umwaka w'imikino ushize. So uyu Cantona yakiyagaga ko gutsinda ibitego 82. Hey, so yatsinze ibitego 82. Urumva ni umuntu ukomeye cyane ku buryo kwambara iyo nomero nawe wagenda bigutera urwikekwe. Hari uwitwa George Best, nawe ari mu bantu batwaye Ballon d'Or mu 1968. So urumva nawe yambaye nomero 7. Abantu wenda twe ntabwo twagize amahirwe yo kumenya, gusa abantu wenda bakurikiye football bakuru cyane baramuzi, ni umwe mu bantu banditswe cyane. Hari uwo bita David Beckham, of course abantu baramuzi mu gutwara 6 Premier League zose yatwaye uwe na Man U. So harimo n'abantu ba Brian Robson, witwa Cavani, of course nuwavuwa, witwa Sanchez avuye muri Arsenal, witwa Michael Owen baramuzi, witwa Di Maria nawe ukomeye cyane kubwa ba Mourinho, witwa Memphis Depay. So abo ni abantu bambaye nomero 7 ku buryo nawe ubwawe bagwa nomero 7 ukavuga ati ngiye kwimaza iki muri Manchester United. Ni Manchester United iri kwiyubaka, ikeneye
kugarura izina, ni Manchester United yari yaribagiranye, so kuba bazana Mount bakamuha 7 sava ni byiza, but then hari abantu batabyumvikanaho. So that was it, that was Mount, and then ndumva nta kindi kirenzeho, gusa ufite comment, ufite ikibazo watubaza, and then tukawukorera research, we make research, tukamenya buri kimwe, tugahuza inkuru zitandukanye. So iyi niyo nkuru nayo ya headlininze. Gusa mu nkuru za headlininze nanone ntabwo twakwagirwa ikipe yitwa Barcelona. Barcelona ni imwe mu kipe ikunze gukinwamo n'abanya-Brazil ndetse n'abanya Espagne, cyane cyane ibafata ari abana batoya cyane ikabazamura. So ni umwana wavutse 2005, yavutse 2005, afite ibiro 78, metero 1.72. Of course twabivuze n'umunya-Brazil. Uyu mwana yakiniraga ikipe yitwa Atletico Paranaense, ni ikipe yo muri Brazil. So ni ikipe of course irakomeye, ariko so champion mu Brazil ntagivugwa cyane. So then uyu nguyu yabengutswe n'ikipe yitwa Barcelona, FC Barcelona yo muri Espagne. Ni ikipe ifite abakunzi cyane eda mu Rwanda, hanze ndetse no ku isi yose. So iyi Barcelona yamusinyishije kontra yo kugeza muri 2030. Urumva ni kontra ndende ku buryo mu bwana bwe nyine umwana afite I think umva 2005 ni imyaka 17-18 gutyo. So aracyari muto, bari kumubonamo impano. So ni umuntu nyine buri wese ashobora kuvuga ngo azagira icyamarira Barcelona. Twabonye Barcelona izana ba Neymar bavuye muri za Brazil, so bayibereye umugisha. Reka twizere n'ungu ko bizagenda neza, and then that was Barcelona. Gusa Barcelona yagaragaye igura abakinnyi batandukanye, nayo ni ikipe iri kwibaka cyane, ni ikipe iri under Xavi. So ni ikipe ifite mission, ubona ko ifite vision, ifite ahijya. Mbese muri uyu mwaka tuzayikunda, tuzaryoherwa. So nawe niba uri umufana wa Barcelona, that's it. And then reka tuvuge ku yindi inkuru dusoza iki cyumweru yacureninze cyane. Uyu mugabo ni umuzamu w'umunya-Espagne. Ntabwo nshaka kuvuga izina rye kubera ko nimbuga ibyo yakoze, of course murahita mumwibwira. Yitwa nanjye kumuvuga, afite clean sheet 190 muri kariyeri ye. Bivuga ngo yakinnye imikino 190 atingizwe igitego. That's nicyo bisobanuye. Imikino 190 atingizwa igitego yose, it's a record. N'umugabo afite Premier League, yakinnye Premier League ndetse ikipe itwara Premier League. Nuvuga ngo bandikaho ko afite Premier League kubera ko yakinnye iki, yarari muri iyo kipe. Afite FA Cup cyangwa se igikombe cy'igihugu, afite Europa League imwe, abantu baraza kumenya uwayitwaye. Afite Carabao Cup ebyiri, Carabao abantu bakunda kureba. Afite Community Shield eshatu. So urumva ni umugabo ufite records cyane. Gusa nimvuga izina rye yitwa Degea, ni umunya-Espagne wafatiraga, ubu ndavuga wafatiraga of course nta gakiri wa Man U, yafatiraga ikipe ya Manchester United. Iyi Manchester United sinzi abantu wenda abakunzi ba Manchester United cyangwa abantu ba Man U, ndakeka uyu mugabo hari abantu yakijije imitima, hari abantu yasevingaga, aho twabonaga defense zatembagaraga za ba Maguire, za ba Lindelof, zabande bose, ariko uyu mugabo akahaba. So uyu mugabo ni umwe muntu wagaruraga ibitego, abantu babivuga bisekera bati yagaruraga ibitego byatsinzwe na Maguire byabazwe. So ni umugabo nyine wakoze ibintu bikomeye, ntabwo twabareka kubivuga ugendeye kuri izi records ze. Ni umugabo ukomeye cyane. So uyu Degea byagara umwaka ushize cyangwa se dusoza uyu mwaka, Man U yabaye ya gatatu mu mwaka wa shampiyona ushize, yabaye ya gatatu. Yanigaragaje cyane uyu mugabo Degea, ndetse ayobora nyine abandi bazamu, hari amezi yagiye ayobora abandi bazamu. So uyu Degea rero byagaragaye ko Man U ntago
akiri muri kontra zayo, ntabwo akiri muri mission yayo, ntabwo akiri mu maso yabo bareba bavuga ati Degea azatugeza aha ngaha. Uyu mugabo yakoze bishoboka, urumva contract ye yagombaga kurangira muri aya mezi, muri June I think so, June cyangwa July gutyo itangira. Uyu mugabo rero yagombaga kumakinga sure either ko bagomba kumwongereza amasezerano. Yakoze uko bishoboka, arahatiriza either yabo wa kabiri cyangwa se yabo wa mbere, aravuga ati Manchester United ni ikipe yanjye, ni ikipe nakuriyemo ubwa Ferguson yamureze akiri akana, ntago nahemukira. So muri message iteye agahinda buri wese yasoma, uwitwa David Degea yanditse avuga ati ababajwe cyangwa se arimo gutangaza ko atandukanye cyangwa se atakiri umukinnyi wa Manchester United. Avuga ko ari imwe mu kipe atazibagirwa abafana bayo, atazibagirwa Old Trafford, atazibagirwa the staff, abantu uko babanye, but then it's a time ko yagombaga kurivinga. For now it's a free agent. Umuntu ubu ngubu ari free, nta contract afite muri Man U. Gusa Man U ni imwe mu kipe ikora imyitozo ifite kuzajya muri igomba kuzajya muri playoffs, I mean muri pre-seasons, ifite umuzamu. Ari naho tuzaza mu nkuru yacu y'icyumweru gitaha tuvuga kuyitwa Andre Onana. Yes, biracyari proposal, niyo mpamvu twabigiyemo. Umunyezamu wa Arsenal ari muri proposal, ari mu mishinga ya Manchester United. Ibiganiro bigeze kure, bari gutanga amabid, batanga amafaranga, so tuzabivugaho. Igomba kuba inkuru yacu ya next week, muzabe updated. Gusa uyu mugabo agomba kuza muri Man U. Of course uyu mugabo azwi cyane na Erik ten Hag, umutoza wa Manchester United. Amuzi muri Ajax, yamutoje ari muto, so azi uburyo akina. Byagaragaye ko uyu mutoza ashobora kuba atarakunze David Degea, atari kumukunda wenda kumwanga uburyo akinamo. David Degea yes azi gufata aziki, ariko the current way of goalkeepers, uburyo bwo kukinisha amaguru twabonye kuri ba Emmanuel Neuer, ba Stegen, ntago ubwo bushobozi cyangwa se iyo stability uwitwa David Degea yari ayifite. So ndakeka it's good, ni byiza, but then yagombaga kugira ute kugenda akabona. So tumwifurize kariyeri nziza muri future. Abakinnyi benshi bajya mwifuriza, abanyamakuru, mbese buri wese nyine yababajwe n'iyo nkuru. Gusa still it's a career, ni football, it make us laugh, it make us nyine tukaba interested, but then ni bisanzwe. So that was a sport I think so. Nateka nta kindi twavuga muri sport. Gusa ufite anything watubaza, it's there. And then let's come with another topic. It's our playlist. Turaguha playlist eshanu zo muri Africa, tuguhe eshanu zo mu Rwanda tuba twaguteguriye ushobora kumva, and then ukalikinga. I guess what? It's now. Yes sir, come again. It's our idea. Banza utuliking, nyabuna banza udusubscribing, basi kora sub nimba uri kuri video. Nimba waranayikoze sava, turakwishimiye, uri umuntu mwiza ewana, ariko kora sub niyo kabyarana. Kora sub ubundi noneho tuze with our playlist. Playlist yacu uyu munsi turahera muri Africa. Indirimbo ya gatanu tukubwira ugomba kujya kureba kuri platform zose z'uwitwa Atiwa Savage. Hari indirimbo yitwa A Pick Up, indirimbo nziza, indirimbo iryoheye amatwi. Ni umuhanzi wagaragaye ko azi kuririmba, of course mu ndirimbo yagiye agaragaramo. So ni umuhanzi mwiza wakunda, akaba nyine your sound akaba your voice, nyine akaburi kimwe kuri wowe. Yes, ni indirimbo ziryoheye amaso cyane cyane turimo gutangira week. So ni umuntu nyine wakumva iyo ndirimbo ukayikunda. Dufite bita Love and Trust by Yiyanditse afatanyije n'uwitwa Joboy. Joboy ubushize yaje kuri playlist yacu, so n'uyu munsi yagarutseho. So n'umuhanzi nyine muri Afrika utasimbuka ko n'umuhanzi w'umuhanga, n'umuhanzi uzi kuririmba. So yes, ni indirimbo wakumva yitwa Love and Trust. Dufite iyitwa
peace of mind ni ya Tekno nawe wagarutse ku mihanda. Tekno waravuze, but Tekno is working hard. Afite indirimbo yitwa A Peace of Mind iri hanze kuri YouTube channel, wajyaho ukayireba and then ugahita ugaruka ukadusubscribinga ukasharinga this video. Dufite ku mwanya wa kabiri yitwa Sing Again. Iyi ndirimbo ni imwe mu ndirimbo yamenyekanije yitwa Harmonize. Bidatangaje ko ari imwe mu ndirimbo ya trending cyane. Harmonize inshuti y'Abanyarwanda ntago natinya kubivuga. So inshuti ya y'umunyamidelikazi Yellow the Queen. So uyu muhanzi Harmonize Sing Again ni indirimbo yakozwe cyane. So nawe wayumva wakongera ukayumva, cyane abantu bari single cyangwa se bongeye kuba single, ibaruhura umutima bakanezerwa. So dufite the first one yitwa Common Person by Burna Boy. Indirimbo maze igihe kirenga ukwezi. So rumva ni indirimbo nayo nziza ushobora kugenda ukumva, niyo iri kuri ku mwanya wa mbere mu ndirimbo zo muri Africa. So yitwa Common Person. And then tugaruke, it's a table update to the youth platform, the following, and then utuliking kuri Instagram twitwa the table of show, twitwa Fred, kuri Thread twitwa Fred, kuri Twitter twitwa the table official. So then mu Rwanda, guess what, ku mwanya wa gatanu dufite iyo yita Oshito. Indirimbo ya Okama wagaragaye muri saga zitandukanye, ntabwo twabivuzeho cyane kubera ko ni inkuru itaravuzwe cyane yo kuba yaragiranye ikibazo n'ababyinnyi bo mu Rwanda barimo ba General Bena. So bivuga ko yabahaye amafaranga make bakanga kubyina mu ndirimbo. So but ni indirimbo nziza, ni indirimbo wakumva, ni indirimbo ya Okama, umuhanzi ukomeye cyane mu Rwanda wazamutse mu gihe cyashize. So ni umuhanzi mwiza, ijwi ryiza. So wayikunda, yitwa Oshito, iri ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa kane dufite iyitwa Umugisha by Juno, Kizgenza na Knowless. Ni indirimbo igaragara kuri album Yaraje ni album ikomeje gukundwa mu Rwanda, tutatinya kubivuga, twarabivuze kuri episode update yabanje. So ni album nziza, wajya ni indirimbo yatwenze cyane ku ma challenge abantu bose, cyane abantu bari mu rukundo. So ni indirimbo nziza kuri TikTok, ni indirimbo yabaye challenge, ni indirimbo yakozwe cyane, yasubiwemo n'abakunzi ba Juno Kizgenza ndetse n'abana bose. So ni indirimbo nziza, wagenda ukayumva. Dufite iyitwa White niyo Yago ufite ikintu bita Ndabatamo ni ikintu kimuranga. Ni umukozi cyane, ni umunyamakuru akaba n'umuhanzi. Yago Pondate ni indirimbo iri hanze nziza, ifite video nziza waraye wakwishimira, gusa ifite n'amagambo meza mu ndirimbo. So alright, ni indirimbo ya Yago. Dufite yitwa Bermuda. Davido yagarutse mu binyamakuru cyane, yagarutsweho ku mihanda. So ntabwo twabura kushiramo indirimbo, of course. Ku mwanya wa kabiri yitwa Bermuda, and then ku mwanya wa mbere dufite yitwa Azayana, ni ya Bahati afatanyije na Boss Melody. Genda yumve and then tracking it was it's a table update, and this is a second part. Mwarayikunze ya mbere, nimba mwarayikunze musubire muyirebe. Mwakunze ningi. I see you next, I see you tomorrow, I see you next week. Reka duhure muri table tour, reka duhure muri table live, reka duhure muri table movie, and then hasta la vista, ciao, see you, ndabakunda.